Yes guys, mumeze mute kabisa, reka ntunye mfata uyu mwanya ngusuhuze cyane, mwifuza gukomeza kugubwa neza kugiye byiza cyane kabisa. We mukunzi wacu cyane kabisa, ndagusuje cyane nagushimira we waganze subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye ubana natwe mu ndetse n'amakuru dutegura ya buri munsi. Nawe ari bwa mbere tugiye kubana, ndagushishikariza ko wakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro ndetse n'amakuru yose tugenda tubagezaho gatanu kuri gatanu. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe icyo ngiye kubabwira ni namwe mu makuru niguriye ahantu gutya pembeni cyane kabisa. Ni amakuru atari meza ku muhungu wacu, uyu nta wundi ni Papa Cyangwe, ariko nanone wumvishe neza ikimuteye kuba yabikora, kuko wakumva ko ibya bintu kuko biba bitoroshye cyane kabisa. Burya bya bintu tubona byo gutwika ntabwo bari ugutwika gusa, bigira igitambo cyabyo, kigira igitambo kandi kitoroshye cyane kabisa. Papa Cyangwe rero already aka kanya yamaze gutandukana na RE Present nkuko yarasanzwe abikoresha mu gutangira kw'indirimbo iriye. Uyu nta wundi ni Papa Cyangwe cyangwa se King Lewis abijuru cyane kabisa, akaba yatandukanye n'iyitwa Rock Entertainment. Byagenze gute? Ni ibintu bitoroshye cyane ko ari ibintu ya A1, uburyo bigaragara ntabwo ari ibintu byoroshye cyane kabisa, kandi ni ibintu bifashweho igihe, kuko mu bugaragara ubundi Papa Cyangwe tuzi yuko ari umwe mu bahanzi bamanagingwa na Rock Entertainment, akaba CEO ari wo bita Rock Kirabiranye cyangwa se Uwizeyimana Mark. Iyi rero Papa Cyangwe akaba ari uri muri management, ariko uyu munsi icyo nakubwira nuko yamajije kuyireftinga already cyane kabisa. Byagenze gute rero? Nkuko tubizi kandi tubimenyera, Rocky na Papa Cyangwe n'uwitwa Kadavi Bro ni abantu batajya basiganwa ahantu hariho hose mu kirori cyacyo cyose. Cyane ko benshi mwaje mubyibonera yaba muri 10 years of blues melody bari bahari cyane kabisa, ngira ngo mwarabibonye. Gusa nyuma y'aho ibintu byose ntabwo byagenze neza, cyane kabisa. Ngira ngo benshi murabizi yuko haje kuba icyitwa White Party, akaba ari ikirori cyabereye ku mazi. Gusa ahangaha Papa Cyangwe ntiyahagaragaye. Abantu benshi bibaza impamvu yatumye Papa Cyangwe ndetse na Kadafi we bivuga ko yari agiye gufotora mu bukwe, cyane ko n'ubundi we asanzwe ari umufotozi kandi atareka akazi kamwe mu birumvikana ngo ajye mu burori. Ibi rero byatumye abantu benshi bibaza impamvu Papa Cyangwe atagaragaye ahantu, kandi bazi ko ari genge ikomeye cyane. Dore ko rege mucyo yavugaga n'ubundi yatangazaga ko genge yabo ni uburyo yabipresentagamo, yumvikana ko harimo Papa Cyangwe ndetse n'abandi bagiye batandukanye nka Bajamari Mikorojeni, witwa Rafatika Boy, witwa Kadafi Pro, witwa Musaza Vimi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Aka kanya rero haje yitwa Chuma Gang Presents. Chuma naga ijambo ryumvikanye ubu ngubu, cyane ko buri ndirimbo yose ya Papa Cyangwe uzumva mavuga ngo Chuma cyane kabisa. Hariya rero eka noneho wibaze icyateye iritandukana, dore ko muri affiche mfite imbere yanjye y'indirimbo za Papa Cyangwe navuga nka episode agiye gusohora ahangaha, hariho Chuma Gang Present, mu gihe twa tumenyereye ko hasohokaho RE Present cyangwa se Rock Entertainment. Mu magambo yanditse Staki mu nyuguti ya ki ihindurije hagati harimo urutoki rwa musumba zose. Benshi murabizi bagiye batukana ibi bintu ndetse n'abarututswe bazi ibisobanuro ryabyo. Uru rutoki rero nirwo ruri hagati ya A iri muri iri jambo rya Staki ahangaha. Iri jambo rigizwe n'imigemo itandatu. Ku mugemo wa gatatu, ku mugemo wa A kuri Staki harimo urutoki rwa musumba zose nk'uko mubibona ahangaha. Ibi rero bigaragara yuko ari umuntu arimo arabwira, cyane ko iri jambo abantu benshi murizi bitewe n'uwo wagiye aritukwa cyangwa se n'uwaritutse abandi muhamuzi ibisobanuro ryabyo. Ibi rero ni urutonde rw'indirimbo zigira muri eshatu yitwa Kanjenje ari kumwe na Krisizi. Ibyo nibyo agiye gusohora yitwa Aho ari kumwe na Bushali, yitwa Puna ari kumwe na Logan Joe, yitwa Sitaki iri ku mwanya wa 4 wenyine, niyitwa Niki ndetse niyitwa Nyaza. Sinzi niba ari ibiki, gusa nuko indirimbo yitwa. Gusa nanone kuri ya fiche mfite hano imbere yanjye ntabwo ari amagambo yonyine, ari kuko hari utundi tugambo twamaganye turi ku ruhande tutagaragara neza, ariko mu kugenekereza buriya umuntu arareba akamenya uko bimeze. Ahangaha handitse ati gutwika
bitaza n'umusaruro nta mumaro, gutwika bitagira umusaruro nta mumaro. Nyiri kuri iri jambo reka nkubwireho akantu gatoya. Niribanga ku makuru nikuriye pembeni, biravugwa yuko Papa Cyangwe mbere yuko ajya muri Rock Entertainment ngo yawe iwabo bagurishije imwe mu mitungo yabo, hanyuma Papa Cyangwe mu mugabane ungana na miliyoni 5. Izi miliyoni 5 abantu benshi muzi Papa Cyangwe akiririmba indirimbo ze za mbere, ngira ngo baramuzi kuko Papa Cyangwe ntabwo yari umuntu uvugwa cyane, ko bivuga ko Papa Cyangwe yari umuntu wicururiza imyenda biri aho ngaho. Papa Cyangwe rero iwabo ngo bakimukubita izo miliyoni 5 ku mugabane we, yazihaye Rock Kirabiranye. Muzi ko Rock Kirabiranye yazimuhaye yisinyisha wowe ubwe, yarisinishije kugira ngo agende muri iriya genge ya Rock Entertainment. Papa Cyangwe ngo atanga kuri ayo mafaranga yarekuye mu mugabane wari wagurishijwe n'iwabo. Papa Cyangwe rero nyuma yuko ngo abonye nta wundi mumaro uri muri ibi bintu, ngo nibwo yemeye noneho kwandika ndetse akanavuga amagambo agira ati, si ibyo gusa kuko ndi kukubwira yuko kuri ya fishi hari amagambo agiye yanditseho. Haranditse ngo nanone ngira ngo ngende kugenekereza nk'Imana, haranditse nanone ngo ati simbishaka. Haranditse ati guma n'ibyawe rwose, niba ari gaceze niba ari gaki gusanditse ngo guma n'ibyawe, ati ntabyo nshaka. Iyi namwe mu magambo agiye ari mu mande gusa nagagaragara neza. Ahandi handitse ati work hard and play hard, kora cyane ukine cyane, gutwika bitinjiza nta musaruro. Aya ni amagambo agiye akwirakwiye kuri iyi fishi ya Papa Cyangwe yiyandikiye ubwe, cyane ko hano none haranditse ngo don't trust anyone. Hejuru gatoya handitse ati Papa Cyangwe niwe wabyanditse hano, niwe wanditse hano. Bivuze ko Papa Cyangwe ariwe wanditse aya magambo ari aha ngaha. Ibi rero ni ikimenyetso simusiga byerekana yuko Papa Cyangwe iwe na Rock Entertainment bamajije gusitana byarangiye cyane. Ibintu byinshi bivugwa aha ngaha nuko Rock Kirabiranye yari amafaranga Papa Cyangwe ndetse nagere n'ikintu amufasha, cyane ko ngo ibyo bamufashaga mu by'imitwikire nta nyungu ninanye yagiye akuramo. Papa Cyangwe rero kuri uyu wa gatanu nibwo afite igitaramo kiza kwinjirwamo ku buntu na serivisi kuri Maison de Jeune. Iki gitaramo ni Chuma Gangs iri bugi present, mu gihe tuzi ko Rock Entertainment ari yagombaga kubihabaye uyu munsi ziko bimeze. Ibi rero nanone biragenda byongera kugenda hibazwa ku mikorere ya Rock Kirabiranye uzwi nka Uwizeye Maka. Uyu mugabo akenshi usanga abantu benshi bagenda bamushinja bimwe mu bintu by'amahugu. Mu minsi ishize nibwo yitwa Igwe Mede yari kurega Rock Kirabiranye ko yihombeje amafaranga angana na miliyoni zigera muri 6 zose agomba kwishyura. Ni nyuma yuko bagiranye amasezerano yo gusobanura filime ya Maître Nzovu bikarangira Rock Kirabiranye yanze kugenda yisobanura, niko bamuhaye amafaranga kugira ngo ajye sobanura filime ya Maître Nzovu episode yabaga yagaze amafaranga 50,000. Gusa Rock Kirabiranye akagenda yanga gusobanura iyi filime, arimwe na rimwe akababwira yuko ngo filime ngo atayisobanura bitewe n'ukuntu imeze. Ibi rero bitewe no masezerano yajyanye ibinago byagombaga kuba bimureba. Si ibyo gusa usanga nanone abantu basobanuza bagenda baregwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye nk'ubwambuzi bagenda bakora abantu bagiye batandukanye. Ugasanga nk'umuntu aramubwira ati ndashaka ko unyamamariza aka kantu, hanyuma yamara kumwoko bwati banza ushyira amafaranga mbere yuko tuvugana. Ibi ngibi nibyo bagenda bakubwira, ukamuhamagara uvuga ati mbere y'uko nimero wayibonye banza wohereza amafaranga, ngo wamara kumwishyura wamuhamagara ugasanga ngo iyi kintu bamusabye kumwamamariza nk'indirimbo ntabyo akoze. Ibi rero nanone birakomeza kugenda bita mu majwi Rock Kirabiranye, cyane ko nanone mu minsi yashize nibwo yatandukanye n'uwari manager we. Icyo gihe nibwo batandukanye nabwo ku mpamvu zitamenyekana, gusa nanone ntabwo byari byiza na gatoya. Ibi rero ni kimwe mu bintu bigenda bigaragaza yuko bashobora kuba bafite ikibazo aba bantu kabisa. Papa Cyangwe rero ubu yahisemo kwigendera ukwe. Sinzi niba ari buza kujyana na Kadafi Pro cyangwa se niba ari bugende uwumwe gusa afite icyo bita Chuma Gangs. Tuzi iyi genge ni bande bagirimo ntabwo turabimenya. Ni ibintu rero bikomeza kugenda byibazwaho ku buhame bugiye butandukanye. Papa Cyangwe ubu ngubu muri RE yavuyemo, cyane ko yari yarashoye mbere yuko yinjira. Papa Cyangwe rero ubu ngubu ntabwo turamwijya cyangwa se ngo tumenye icyo bivugaho, ariko muri iki gitaramo afite uyu munsi afite kuri wa gatanu hamwe ana serivisi dore ko kiri kuri Maison de Jeune kwinjira n'ubuntu ndetse bakagupima na COVID test y'ubuntu. Ibi ngibi ni bimwe mu byo Papa Cyangwe ari buze kuba yakora uyu munsi. Ibi nanone ariko bitangarizo yuko witwa fata ku mavuta y'abari mukuri, cyane yuko
mu mayintavu yagiye atandukanye bafata ku mavuta yagiye atanga yavuze yuko Rocky kirabiranya cyangwa se ukunda kwita kimomo nta kintu yamarira iriya genge baba bari kumwe usibye kuyirarura no kuyigisha imico mibi. Ibi rero abantu batangiye kugenda bikomozaho bavuga yuko bitwa fata ku mavuta nanone yaba ari mukuri cyane kabisa, kuko ibi ngibi biragenda bigaragaza yuko n'abari mu bwabo batishimiye kuba bari muri iyi genge ya RA Rocky Entertainment. Ibi rero yango bafata ku mavuta abantu bagenda bavuga ati nyamara uyu mugabo ibi nabavuga biba ari byo, nyuma yuko akomeza kugenda yibasira abastar bagiye batandukanye yaba na cyane cyane bakunze kumwumva kuri Bruce Melody amwibasira. Gusa nanone ibi bya papa cyangwa situzi neza ikintu kirimo kiracurwa, gusa icyo nagwamiriza nuko papa cyangwa mu gahinda gakomeye, mu gahinda n'akababaro ashenguye cyane kabisa. Ubu ngubu navuga ko atengushywe, akaba avuye muri Rocky Entertainment, akaba afitiye bita Chuma Gangs, tutaramenya abantu benshi bagiye bayirimo. Reka rero nitena nafata uyu mwanya nagushimire cyane wowe umaye umwanya wawe ukanega amatwi cyane kabisa hano kuntu b'ingenzi kuri twebwe, kugira ngo ujye ubana natwe nuko wakora subscribe kuri channel kugira ngo ibiganutse n'amakuru yose showbiz ashyushye ugiye abona na 5/5 kare naguye dukomeze ugubwe neza ugiye nibihe byiza, amara Imana akomeza abane namwe ibihe byiza.